wambabariye siwongere no kunywa ndakunda Nisikari mfite babyeyi undi ari kuri umugabo mwiza nanjye rega mba mbona nere narayobye yego cyane rwose Mwene data nitwa Pastor Isayi mwe badita abandi yego Yesu abakunda cyane ko dushaka ko muzatubera abashyitsi hari ikintu tugihura gutya rwose hari ikintu Imana numvishe ikuntumaho twazabaho ubutumwa bwanyu mwazaduha kanya tukabagezaho ubutumwa bwanyu abashyitsi hehe mukora ibiki bijyanye n'ibiki nibyo nakubwiye ko ni pasiteri dufite urusengero hirya hariya mwazaza mukatubera abashyitsi hanyuma tukaganira ku ijambo ry'Imana bityo tukabagezaho n'ubutumwa bw'Imana natwe Imana nidushoboza tuzaza vrema nta kibazo sawa cyane bose kwirwa mu ikintu cyane mukobwa wanjye mutoni wewe ariko se wowe uhora muri telefone mukobwa we umeze neza se sawa none se baciye se bananiwe harashyushye fasha ahubwo muziki ikote uriya mukobwa wanjye ari bananiwe maniyo mu bakristo iri kote rya papa wawe ko Imana ni ubwitange bukomeye ko amasaha ageze kure none se nananiwe cyane ahubwo ni ukuri ahubwo yambaye hano mu ntebe kuko rwose n'icyane Bibiliya mbe none se iyo ujya kuryama mu cyumba bazi kamwe nubikiyemo hano gatoya ukaneza ariko rero uba ugiye mu cyumba nshobora kuzamo ariko reka nduhukaho gatoya numva ntabwo meze neza reka ngushyireho kano gasego utavunika ijosi yenga oya rero buriya mwana wanjye mutoni ibintu byose umuntu abibamo bifite aho bihurira no kubaho k'umuryango nubwo umuntu aba abwiriza abantu ubutumwa ariko hari n'aho bihuriyeho n'imibereho y'urugo rwacu mwana wanjye nta kindi kintu wakora rero byo kwiga ubona faya wagira ngo wahita umusitari buri ariko mutoni rwose wagiye ure kubwana koko faya uvuga burya hari ikivamo ari nabyo bizamura urugo rwacu ntabwo napfa kubihagarika biriya rero hataraboneka ibindi byo gukora hari ibindi wakora bitari biyigisha nkubwije ukuri kubona umwana kwa pasiteri biranse ariko uzi kubona umwana w'umusitari mwanjye ugataha kwa pasiteri ubu nta kandi kazi wakora keza ko mutoni rero rwose mwana wanjye kuba umusitari ibyo ni uburenganzira bwawe naguhaye ariko ugomba kugira aho ugarukira kuko kuba umusitari ntabwo aribyo bizayobora ubuzima bwacu cyangwa ngo tugire icyo tugeraho kubera ko wabaye umusitari ahubwo
kuba ugeze aho no kuba uri umusitari birava muri ibyo ngibyo turi gusuzugura. Bityo rero nkumva nakubwira cyo kora mwana wanjye ntabwo nakubaza ariko humura. Akazi ndi gutegura ariko ibyo ntegura byose bizava muri ibi ngibi ndi gukora. Tuza rero sinifuza kukubabaza ariko akazi kazahinduka ariko buhoro buhoro. None tuvuge ko uzavamo pasiteri. Ya tegereza. Aho ni sawa. Yaro hanjye ntabwo nakubabaza rwose akazi ko kazahinduka ni ukuri. Si ubufasha ubundi ndabyago. Oya bizahinduka ntugire hasi. Ndawukunda. Yego mwana wanjye. Kudatabutse izo nkweto wowe bimeze bite? Sheri naje. Sheri Sheri usigaye uvuga nabi. Vuga nabi bigize. Sheri usigaye ufite ikihe kibazo? Wambwiye ntabwo ukirya bimeze bite? Ikibazo ni wowe rega. Ni njyewe gute? Iyo mubonye mba mbona unambangamiye rwose cyane. Uya uretse kugenda mbwira. Oya njye ndashaka kujya mu kazi kandi nyumva. Sheri basi mbabara ntago nukuri kuva ejo bundi umeze gutya bimeze bite? Bizabaho n'igihe cyose ahubwo no kutabizi. Urumva ushaka kumenya ibibazo byanjye? Ntabwo nshaka kumenya ibibazo byanjye n'umunsi wa rimwe. What? Ntabwo nshaka kumenya ibibazo byanjye n'umunsi wa rimwe. Nakubwiye ngo ntabwo nshaka kukimenya. Oya ndekura mbabarira. Oya. Sheri, Oya. Ndagiye rero. Kubera iki? None se ushaka kubwira iki kintu? Nshaka ko tuvugana Nta kintu nshaka kuvugana nawe ngende. Mbwira ikibazo ufite. Mbabarira. Wamubariye. Si wongere no kunywa. Ndakubwira. Wamaze. Ubonye agiye ageze ku irembo. Karibu tuganire. Amakuru yawe se? Amakuru ni meza ariko ntabwo ari meza cyane pe. Bimeze bite se ko turi kubona utishimye? Ndababaye mfite agahinda sura ko nananutse. Turi kubibona. Ariko rero hari umuntu utanga amahoro. Iyo hari ibintu we aguha ugakoresha umugabo wawe akongera akagukunda. Yesuwe hakuze yuko we uracyarengeje. Ntabwo wari wajijuka. Hanze hari abakobwa benshi bakeneye umugabo wawe we. Ugomba kumenya ubwenge ugafatira bugufi ego kumenya ubwenge ma. Menya ubwenge. Shamumbwire nukuri no kuryama byonyine. Ntawe ashaka kumwegera agiye arakaye. Nyine nanjye ndajya bikananira kubera ndamubaza ikibazo afite ubuzuna mbwira ngo nta n'umunsi urugo rwacu ruzigera rugenda neza. Ibyo rero tukubwiye nibyo we bitekereze. Noneho uragenda ukamubwira ikibazo ufite akaguha akantu ukaza nyina kwigisha uburyo uragakoresha. Amahoro araza umugabo akagukunda umva ibi byose ntibyongere kubaho. Uravugisha ukuri? Ukuri. My God, umva mbabura nyine njyana yo basi. Ufite umwanya se ubundi? Asaba amafaranga. We muravugana akakubwira nyine uburyo ariko nawe uyabuze. Turi inshuti zawe twanakuguriza. Shamba ni byiza kabisa. Ariko ukabona amahoro. Sibumva sibasha. Akira we. Akira. Ahubwo dupanga umunsi.
we waboneka umugabo atari mu rugo ufite amahoro tugenda uyu munsi ko nawe uhari umugabo ko yagiye ntabwo ari bugaruke vuba ko bitinda yambabara rwose tugende ndabishaka niba biguhaye amahoro tugende ntaribye ni ukuri ndashaka gusubirana n'umugabo wanjye neza biracyakunda ako kanya hari ibyo mbona hanze databuja 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 ndakumva mwana wanjye muraho 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 nakomye amashyi ndakubona buretse ndakubona icyo ukoze ufite sha ikibazo ntabwo ari cyo uri bukibwire arakibwira abakuru uriya mwana wa ndakubona akira kiragusuzuma niko ikibazo ntabwo ari cyo uri bukibwire urakibwira abakuru akira banza ukarabe turekera tubanze tugusuzume vuga utuno muti vuga utuno muti shaho ukarabe databuja databuja uvuga ute sha uvuga ute databuja databuja reba amahugiro reba amahugiro ubwoba sha reba murebe ko ari amaraso sha turebe ndabona byatangiye kuba amaraso ufite ikibazo ufite ikibazo databuja 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 bakorera ndakumva abasha iramukanya n'abakuru dire ndamukanye nabo bakubwire shaho nabona ufite ibibazo shaho ntabwo worohewe witonde ndi kubona urugo rwawe ramukanya nabo shaho ramukanya nabo tanga indamukanye shaho tambuka uramukanye nabo umuntu ufite amafaranga make shaho oya Nsikari mfite babyeyi. Babwire baganirize ntabwo jewe nanjye ndi umukozi. Databuja. Bahora ko nabishaka bababwira sha. Niyo mfite babyeyi mbobare. Ubwira ntabwo ari cyo ubwira. Mfite abubwira. Babwire ntabwo babafakogera bababwire baganirize. Niyo mfite mbobare mumfashe mfite ikibazo. Databuja mubyeyi. Koma amashyi gatatu sha. Oya agera gutya. Babyeyi ndabaramukije. Mubyeyi garabaramukije. turamwakiriye. Gafite ikibazo. Gashaka kubaramutsa ariko ndabona ndamukanya afite. Ntabwo ari sawa ntacyo. Reka ngubugire. Mubyeyi databuja. Hano afite amafaranga make ariko kubera ikibazo afite ndabona. Zende umuntu yamufasha. Andi zayazana. Mwavugana nabo sha. Babwire je nta kintu je mvugana nawe babwire. Andi nzayazana ari usigare babyeyi ariko mumfashe mfite ikibazo. Mubyeyi ndiramura mfite ikibazo mfite. Maramwakiriye. Turamwakiriye mufashe. Umusabire. Ndamukanya nabo. Koma amashyi gatatu sha. Ndamukanya babaki. Uri umunyamahirwe sha. Mubwire. Uri umunyamahirwe. Mugabo we ntabwo ari songe nabibonye babwire. Ushaka. Ikibazo mfite babyeyi
mfite umugabo tumaze iminsi dukoze mariage ariko mbona agenda ahinduka. Vuga cyane ntabwo ari turi kubwira sha. Vuga cyane. Njye ntakivugaga nawe sha. Vuga cyane. Njye ntakivugana nawe sha. Nyine umugabo wanjye afite. Bera abakurambere uri kuvuga gakeya. Vuga cyane. Njye ntakivugana nawe. Vuga cyane. Ndakubara kumva vuga cyane bakuramukije bakwakira. Akubwiye ngo uri umunyamahirwe sha. Vuga cyane. Umugabo wanjye afite ikibazo amaze iminsi atarya, namubwira namubaza ikibazo afite nyine nkabona ntabwo anyitayeho. Umukurambere burazi. Yumvira icyo kibazo sha. Gabo. Teramo hano sha. Teramo amacarwe yawe hano. Teramo. Vuga ngo akabi kose kambeho. Akabi kose kambeho. Ngacira hano sha. Tera hano. Vuga ngo babijyane kwirimbi. Babijyane kwirimbi. Vuga cyane sha. Vuga ngo karatsinda jya bijyane kwirimbi. Karatsinda jya babijyane kwirimbi. Ongera uciremo sha. Ngaho karaba muri ayo mazi sha. Vuga ngo akabi kose ndagakarabye. Akabi kose ndagakarabye. Vuga ngo bakajyane kwirimbi. Bakajyane kwirimbi. Ngaho uzagaruka ariko noze uzanzanira isake sha. Uri umunyamahirwe. Uri umunyamahirwe. Aka kabura kabona. Aka ngaka. Akureba aka ngaka. Yego. Rero kavuga utugagamure mu biryo uri bumuhe. Yego. Noneho akandi nako ukajundike. Umwereke uburakari sha. Rego uri umugore mwiza. Azabona kari wona sha nawe urukuruta sha. Ubikore gutyo. Yego. Uzagaruke kandi bizakora. Ndaje mwere. Utansuhuza bite? Usuhuza n'ibitizi. Bese nkuzanira two kwigishije. Nta kintu. Kubera iki nagurya? Watetse biki se noneho kandi? Ngaho icare mu gihe. Ariko so umureho tubanza tubyumvikane. No, zaniyongerwa bityo yawe nibi. Wowe nta biryo ujya uteka ngo biryohe rwose nuko. Ariko se wagiye witonda basi. Genda. Kidashaka ko tubana neza mu rugo. Genda mva imbere yewe. Nakubwiye ko nta bintu byawe ngiye nshaka kumva. Genda ugiye. Uri wariye? Kuyo murebye se mbangamira wagiye ku ruhande basi nejeje. Se wambabariye basi ndakwinginze. Basi nyumva cyangwa mbyanga. Subize ko maze iminsi 3 narya sinubu nabyanga. Kiri wariye sibyo? Ndakwinginze mbabarira basi. Kuntu mba niriwe nirukanka mu byo kugira ngo mutekere urya ibiryo biryoshye ariko ukaba wananiwe. Ufite ikibazo ki? Ese basi? Nakubwenge ibyo ntabwo bikureba. Ngareka kurya kanga konyine muhe. Nshirira uteka. Okay, apeti. Apeti. Akuse ko mukunda kucyo reka banzo ugiye nta kibazo. Ne kukubwira nawe. Umunsi wagerageje guteka neza da. Biraryoshye. Biraryoshye noneho pe. Ntabwo utagize rwose. Ni byiza cyane. Ndakongera. Chaye, benembe mara naribe urabukoze gusa uyu munsi noneho nishimye pe. Okay, shiri, kambingira kuruhuka. Suza tukaruhuka. Homura nanjye ndaza musange mu gitanda reka mbande. Yes. Icyo ngukundira reka uri umugabo mwiza. Nanjye reka mbona nere narayobye. Igo. Cyane rwose.
Ah.